Nshuti zanjye, ese mwari muzi ko igitoki dusanzwe tubona gishobora kugira akamaro gakomeye ku buzima bwacu? Yego rwose. Muri ino video ndashaka kubabwira impamvu zikomeye zituma ari byiza kurya igitoki buri munsi. Ni kimwe mu biribwa bifite akamaro kanini ku buzima bwacu kuko kiduha intungamubiri zitandukanye, harimo vitamine, imyunyungugu n'utunyangingo dufasha igogorwa ry'ibiryo. Ariko iyo tugeze ku gitoki, abantu benshi bagifata nk'imbuto isanzwe idafite icyo yihariye, nyamara gifite akamaro kanini cyane kuruta uko abantu benshi babitekereza. Mu gitoki cyangwa se mu muneke dusangamo vitamine zitandukanye. Vitamine C ifasha umubiri kwirinda indwara no gukomera. Hari na vitamine B6 ifasha ubwonko gukora neza ndetse n'imitsi y'umubiri. Kandi harimo na vitamine A ifasha cyane amaso n'ubudahangarwa bw'umubiri. Nanone harimo kandi imyunyungugu ikomeye nka potassium, ariyo myunyungugu ifasha umutima n'imikaya gukora neza. Magnesium ifasha amagufa, imikaya n'imitsi kugira imbaraga, ndetse na manganese ifasha umubiri gukora neza no gukomeza amagufa. Mu gitoki cyangwa se mu muneke harimo kandi utunyangingo twitwa fibre, ni ukuvuga utunyangingo dufasha igogorwa ry'ibiryo, tugatuma inda ikora neza kandi tugafasha amara gukomeza kugira ubuzima bwiza. Hari n'ibibazo byinshi abantu bakunda kwibaza, bakabyibaza ku gitoki cyangwa se ku muneke. Hari abibaza bati, ese umuntu urwaye diyabete ashobora kurya umuneke cyangwa se igitoki kikamwongerera isukari? Hari n'abibaza bati, ese kurya igitoki cy'umuneke ntibituma umuntu abyibuha? Muri ino video ndashaka gukuraho urwo rujijo kuri ibyo bibazo byose, mbasobanurire ibyiza n'ibibi byo kurya igitoki kugira ngo mumenye ukuri kandi mubashe kugifata mu buryo bukwiye. Reka rero dutangire tumenye neza uburyo umuneke cyangwa se igitoki gifasha umubiri dukurikije ibyo siyanse itubwira n'uburyo bwa kera bwo kuvura no kubungabunga ubuzima muri rusange. Muri make, umubiri ugira ibice bitatu by'ingenzi bigomba guhora biri mu rugero kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza. Muri ibyo bice harimo igice gifatanye n'isano n'imikorere y'imitsi, kugenda k'umwuka mu mubiri no kugenzura uburyo ibintu byinshi bikorerwa mu mubiri. Iyo rero bitaringaniye, umuntu ashobora kugira impungenge nyinshi, guhora yumva afite ubwoba, uruhu rukuma cyangwa se akagira ikibazo cyo kwituma kubera ko inda iba idakora neza. Kurya igitoki bifasha gutuza no kuringaniza ibi bintu, bigatuma igogorwa riba ryiza kandi ibibazo nk'ibi bikagabanuka. Hari ikindi gice gifitanye isano n'ubushyuhe bwo mu mubiri n'igogorwa ry'ibiryo. Iyo rero icyo gice kirenze urugero, umuntu ashobora kugira aside nyinshi mu gifu, kumva umuriro mu gatuza uzamuka uzwi nka heartburn cyangwa se ikirunguriro, ndetse no kugira uburibwe n'ubushyuhe bwinshi mu mubiri. Kurya igitoki bishobora gufasha kugabanya bino bibazo kuko gifasha gutuza ubushyuhe bwo mu gifu no kugabanya kumva ushya. Ariko hari n'ikindi gice gifitanye isano n'uburemere bw'umubiri, amazi aba mu mubiri ndetse n'imbaraga zituma umubiri ugira ituze. Nk'uko ubushakashatsi bubigaragaza, abantu bafite uburemere bw'umubiri bagirwa inama yo kutarya ibitoki byinshi kuko igitoki gifite kamere iremereye kandi kirimo ubuhehere bwinshi. Iyo kiriwe cyane gishobora kongera bwa buremere bw'umubiri kurushaho. Niyo mpamvu umuntu ufite icyo kibazo aba akwiriye kugabanya ingano y'ibitoki arya cyangwa se akabirya gake cyane. Muri make rero, igitoki gifasha cyane abantu bafite ikibazo cy'imikorere y'imitsi, kugenda k'umwuka mu mubiri no kugenzura uburyo ibintu byinshi bikorerwa mu mubiri, ndetse n'abafite ikibazo gifitanye isano n'ubushyuhe bwo mu mubiri n'igogorwa ry'ibiryo, ndetse na bamwe bagira ikibazo cyo kurwara ikirunguriro cyangwa se heartburn, ndetse n'ikibazo
gifitanye isano n'uburemere bw'umubiri. Muri make rero igitoki gifasha kubiringaniza, ariko ku bantu bafite ikibazo gifitanye isano n'uburemere bw'umubiri, amazi aba mu mubiri ndetse n'imbaraga zituma umubiri ugira ituze, bakaba bafite icyo kibazo, bagomba kukirya inshuro nkeya cyangwa se bakakigabanya. Noneho rero reka twinjire mu nyungu nyamukuru zo kurya igitoki. Inyungu ya mbere ni uko gifasha cyane igogorwa ry'ibiryo. Mu gitoki harimo fibre, ni ukuvuga utunyangingo dufasha ibiryo kugenda neza mu mara. Iyo umuntu ahora arya igitoki bifasha inda gukora neza kandi bikagabanya ikibazo cyo kutituma neza cyangwa se kwituma bigoranye, ibyo benshi bita impatwe. Hari ikindi gitangaje cyane abantu benshi batazi. Uretse rero gufasha umuntu ufite impatwe, igitoki gishobora no gufasha umuntu ufite impiswi. Ibi bishobora gutangaza abantu, ariko ni ukuri. Igitoki gifasha gutuma umusarani ugira ubukomere bukwiye, ntube woroshye cyane. Niyo mpamvu gishobora gufasha kugabanya impiswi. Ikindi kandi, iyo umuntu afite impiswi aba atakaza amazi menshi n'imyunyu ngugu ikenewe mu mubiri. Muri iyo myunyu harimo potasiyumu, kandi igitoki kiyisubiza mu mubiri, bityo kigafasha umubiri kongera kugira uburinganire bwiza no kwirinda intege nke zaterwa no gutakaza ayo mazi n'iyo myunyu. Ubwo rero haba ku muntu ufite impatwe cyangwa se ufite impiswi, igitoki gishobora kumugirira akamaro bitewe n'uburyo umubiri we umeze. Ibyo bituma gifasha muri rusange amara n'igogorwa ry'ibiryo gukomeza gukora neza, bityo umubiri ugakomeza kugira ubuzima bwiza. Noneho mbere y'uko dukomeza tujya ku nyungu ikurikira yo kurya igitoki, reka nkwisabire ikintu kimwe. Niba iyi video iri kugufasha kandi hakaba hari ubumenyi bushya umaze kungukiramo, ndagusaba gukanda like kugira ngo abantu benshi nabo bayibone. Niba kandi uri mushya kuri iyi channel yacu, ntiwibagirwe gukanda subscribe, hanyuma unakande no kunzogera kugira ngo ujye ubona izindi video zose nshya tugenda dushyiraho umunsi ku munsi. Ikindi kandi, niba ushaka gukomeza kubona amakuru y'ingenzi ku buzima, ibintu bishya, amayeri n'inama zifasha mu buzima bwa buri munsi mu buryo bworoshye kandi bwihuse, ushobora no kwinjira ku muyoboro wacu wa WhatsApp unyuze muri link iri muri description ndetse no muri comment ya mbere. Ku muyoboro wanjye wa WhatsApp nkunda kubasangiza amakuru mashya mu magambo make, yumvikana kandi vuba, ku buryo buri munsi ushobora kugira ikintu gishya wiga kigufitiye akamaro. Reka noneho dukomeze turebe indi nyungu ikomeye yo kurya igitoki. Inyungu ya kabiri ni uko igitoki gifasha kongera imbaraga mu mubiri no gutuma umuntu yumva afite ingufu zo gukora ibikorwa bye bya buri munsi. Mu gitoki harimo icyitwa carbohydrates. Carbohydrates ni intungamubiri umubiri uhinduramo imbaraga, arizo zituma tubasha gukora imirimo itandukanye. Iyo urya igitoki, umubiri ubona imbaraga vuba kandi ugakomeza kuzifata igihe runaka. Niyo mpamvu usanga abantu bakora siporo, abiruka, abakina imikino itandukanye cyangwa se abakunda kujya muri gym, aho bakorera imyitozo ngororamubiri, bakunda kurya igitoki cyangwa se umuneke mbere cyangwa nyuma y'imyitozo, kuko gifasha gusubirana imbaraga. Igitoki rero gifatwa nk'ibiryo bifasha umubiri n'ubwenge kugira ituze, isuku n'imbaraga nziza. Bivugwa ko igitoki gifasha umuntu gutekereza neza, bikamugabanyiriza umunaniro wo mu mutwe, kikongera amahoro yo mu mutima ndetse kikanamufasha kugira amarangamutima atuje. Ibyo bivuze ko igitoki kitongera gusa imbaraga z'umubiri, ahubwo gifasha n'ubwonko gukora neza, umuntu akumva atuje kandi afite imbaraga zo gukomeza ibikorwa bye bya buri munsi. Ikindi kandi, igitoki gifasha cyane amagufa gukomera, cyane cyane ku bantu bafite imyaka 45 kuzamura. Uko umuntu agenda akura, amagufa atangira gutakaza imbaraga, umubiri ugatangira kugira ikibazo cyo kubura calcium, ariyo myunyu ngugu ikomeza amagufa. Niyo mpamvu usanga abantu benshi bageze muri iyo myaka
batangira kumva amagufa abababaza, ingingo zigatanga amajwi iyo bagenda cyangwa se bunama. Igihe wunamye cyangwa se ugenda ukumva ingingo zawe zirimo kugenda zikonyagurika, ndetse bamwe bakumva amaguru n'amaboko bitagifite imbaraga nk'izo bari bafite bakiri bato. Mu gitoki rero harimo calcium na magnesium. Potassium ifasha umubiri kudatakaza calcium nyinshi binyuze mu nkari, bityo igafasha amagufa gukomeza gukomera. Magnesium nayo ifasha amagufa gukura neza, ikayubaka kandi ikayafasha gukomeza kugira imbaraga. Iyo urebye neza rero, igitoki gifasha amagufa mu buryo butaziguye no mu buryo buziguye, ku buryo kugikoresha buri gihe bishobora kugufasha kugabanya ibyago byo kugira amagufa yoroshye cyangwa se ibibazo by'ingingo uko imyaka igenda yiyongera. None rero reka turebe indi nyungu ikomeye cyane abantu benshi bakunda kwibazaho. Iyo nyungu ni uko igitoki gishobora gufasha umuntu ushaka kugabanya ibiro kandi kikanafasha ushaka kongera ibiro. Abantu benshi bumva ibi bakabitangarira, ariko uburyo gikora nibwo butuma ibyo bishoboka. Niba ushaka rero kugabanya ibiro, igitoki kizagufasha kubera ko kirimo fibre nyinshi. Izo fibre zituma umuntu yumva ahaze igihe kirekire. Iyo umuntu yumva ahaze, ntahita yongera kurya ibiryo byinshi cyangwa se ngo ahora ashaka utuntu two kurya buri kanya. Ibyo bituma ingano y'ibiryo arya igabanuka, bityo n'ingufu nyinshi zatuma abyibuha ntizishobore kwinjira mu mubiri. Niyo mpamvu rero igitoki gishobora kuba umufasha mwiza ku muntu ushaka kugabanya ibiro mu buryo bwiza. Ariko kandi niba uri umuntu unanutse cyane kandi ushaka kongera ibiro mu buryo buzira umuze, igitoki nabwo cyagufasha. Iyo ugihuje n'ibindi biribwa bikungahaye ku ntungamubiri nk'imbuto zumye, yogurt, ariyo mata aba yarabitswe akavura akagira umwimerere, cyangwa se peanut butter, ariyo mavuta akorwa mu bunyobwa, bishobora gufasha kongera ibiro mu buryo bwiza kandi budateza ibibazo ku buzima. Ibi ngibi bifasha cyane abantu bananutse cyane, abafite amatama yaguye cyangwa se abumva barya neza ariko ntibongere ibiro. Iyo ubirebye rero, igitoki ni ikiribwa cyiza kubera ko gifite ubushobozi bwo gufasha abantu bafite intego zitandukanye. Ushaka kugabanya ibiro gishobora kumufasha, kandi n'ushaka kongera ibiro nawe gishobora kumubera ingirakamaro bitewe n'uburyo agikoresha n'ibyo agihuza nabyo. Reka noneho dukomeze turebe izindi nyungu zikomeye zo kurya igitoki. Uretse kuba gifasha mu igogorwa ry'ibiryo, kongera imbaraga no gufasha mu kugenzura ibiro, igitoki gifasha cyane no kurinda impyiko zigakora neza. Impyiko nizo ziyungurura amaraso, zigakuramo imyanda n'ibintu umubiri udakeneye, hanyuma bikavamo inkari. Iyo impyiko rero zikora neza, umubiri uba ufite ubuzima bwiza kuko uba ushobora kwikuramo imyanda neza. Mu gitoki harimo potassium, ariyo myunyungugu ifasha impyiko gukora neza. Potassium ifasha umubiri kuringaniza amazi n'imyunyu bitandukanye biri mu mubiri kugira ngo buri gice cy'umubiri gikore neza. Nanone kandi ifasha kugabanya ibyago byo kugira amabuye mu mpyiko. Ayo mabuye ni udusimba dukomeye dushobora kwirema mu mpyiko tugatera ububabare bukomeye. Iyo umuntu arya igitoki mu rugero rukwiriye kandi akagira n'izindi ngeso nziza z'ubuzima, bishobora gufasha impyiko gukomeza gukora neza no kugabanya ibyago byo kugira ibyo bibazo. Uretse kurinda impyiko, igitoki gifasha cyane n'umutima. Umutima ni rwo rugingo rutuma amaraso azenguruka mu mubiri wose, niyo mpamvu ari ngombwa kuwurinda. Potassium iba mu gitoki ifasha kugenzura umuvuduko w'amaraso. Umuvuduko w'amaraso ni uburyo amaraso asunikwa n'umutima akanyura mu mitsi. Iyo uwo muvuduko uzamutse cyane, bishobora kongera ibyago byo kurwara indwara z'umutima cyangwa se kugira ikibazo cyo guhagarara kw'imitsi yo mu bwonko. Potassium ifasha kuringaniza umunyu witwa sodium uba mu mubiri.
Iyo sodium ibaye nyinshi ishobora gutuma umuvuduko w'amaraso uzamuka. Niyo mpamvu kurya ibiribwa birimo potasiyumu nk'igitoki bishobora gufasha kugumana uwo muvuduko mu rugero rwiza. Nanone kandi fibre ziba mu gitoki zifasha kugabanya cholesterol mbi. Cholesterol ni ibinure biba mu maraso. Hari cholesterol nziza ifasha umubiri, ariko hari niyo bita cholesterol mbi ishobora kwirundanya mu mitsi y'amaraso ikayifunga buhoro buhoro. Iyo ibyo bibaye, amaraso ntaba agitembera neza, bityo ibyago byo kurwara umutima bikiyongera. Kurya ibiribwa birimo fibre nyinshi bishobora gufasha kugabanya iyo cholesterol mbi, bigafasha umutima gukomeza gukora neza. Reka noneho nsubize kimwe mu bibazo bikunze kubazwa cyane. Abantu benshi bakunda kumbaza bati, ese uwo muntu urwaye diyabete ashobora kurya igitoki cyangwa ntabwo yemerewe kukirya? Igisubizo ni uko umuntu urwaye diyabete ashobora kurya igitoki, ariko agomba kukirya yitonze kandi akamenya ubwoko bw'igitoki ari kurya. Abantu barwaye diyabete bagomba kwitondera cyane ibiribwa birimo isukari cyangwa se ibihinduka isukari vuba mu mubiri. Mu gitoki harimo isukari isanzwe iba mu mbuto, ndetse harimo na carbohydrates, ni ukuvuga intungamubiri umubiri uhinduramo imbaraga. Ariko kuba harimo isukari ntabwo bivuze ko umuntu urwaye diyabete atagomba kugikoresha. Hari ikintu cyitwa glycemic index cyangwa se GI. Glycemic index ni igipimo kigaragaza umuvuduko ibiryo bishobora kuzamuraho isukari iri mu maraso nyuma yo kubirya. Iyo rero GI cyangwa se glycemic index, iyo iri hejuru isukari ishobora kuzamuka vuba, iyo iri hasi isukari izamuka buhoro buhoro. Ku gitoki rero iyi GI ishobora kuba hagati ya 42 na 62 bitewe n'uko cyera. Iyo igitoki cyahiye cyane kiba kirimo isukari yoroshye kurushaho, bityo GI cyangwa se glycemic index yacyo ikazamuka. Ibyo bishobora gutuma isukari yo mu maraso izamuka vuba. Ariko iyo igitoki kitarera cyane, GI cyangwa se glycemic index yacyo iba iri hasi, bityo kikazamura isukari gahoro kurushaho. Niyo mpamvu umuntu urwaye diyabete aba agirwa inama yo guhitamo igitoki kitarahinduka umuhondo cyane cyangwa se kitarahinduka cyoroshye cyane. Bene icyo gitoki gishobora kumufasha kutazamukirwa n'isukari vuba nk'iyo yari kurya igitoki cyahiye cyane. Ariko kandi ni byiza gukomeza gukurikiza inama za muganga cyangwa se inzobere mu mirire yakugiriye, kuko abantu bose ntibagira ubuzima bumwe. Hari ikindi kibazo abantu benshi bakunda kumbaza, bakambaza bati, ese ni ibitoki bingahe umuntu akwiriye kurya ku munsi? Igisubizo cy'iki kibazo ntigisa ku bantu bose, kuko biterwa n'ubuzima bw'umuntu, imyaka afite, ibikorwa akora buri munsi, n'icyo ashaka kugeraho ku buzima bwe. Ariko muri rusange abantu benshi bashobora kurya igitoki kimwe ku munsi, kandi kikabaha intungamubiri umubiri ukeneye, harimo vitamine, imyunyungugu n'utunyangingo dufasha igogorwa ry'ibiryo, bitarinze gutuma umubiri wakira isukari cyangwa se ingufu nyinshi zidakenewe. Niba rero uri umuntu ukora imyitozo ngororamubiri kenshi, ukina imikino, wiruka cyangwa ukora akazi gasaba imbaraga nyinshi, ushobora kurya ibitoki 2 cyangwa se 3 ku munsi. Ibyo ngibyo biterwa n'uko umubiri wawe uba ukoresha ingufu nyinshi, bityo ugakenera izindi nyinshi kugira ngo ukomeze gukora neza. Ku bana akenshi igitoki kimwe ku munsi kiba gihagije kugira ngo kibafashe gukora neza no kubona zimwe mu ntungamubiri bakeneye. Naho abantu
abantu bakuze cyane cyangwa se abakora ibikorwa bike by'umubiri. Nabo igitoki kimwe ku munsi akenshi kiba gihagije. Ariko ndashaka ko mwibuka ikintu kimwe cy'ingenzi. Nubwo igitoki ari ikintu gifitiye umubiri akamaro kanini, ntibivuze ko umuntu akwiriye kubaho arya ibitoki gusa. Umubiri ukenera intungamubiri zituruka mu biribwa bitandukanye. Niyo mpamvu ari byiza kurya indyo yuzuye, ugahuza imbuto zitandukanye, imboga, ibinyampeke, ibinyamisogwe, poroteyine n'ibindi biribwa bifasha umubiri kugira ubuzima bwiza. Ikindi kandi, niba ufite uburwayi bwihariye nk'indwara z'impyiko zikomeye, diyabete itagenzurwa neza cyangwa se izindi ndwara zisaba kugenzura ibyo urya, ni byiza kubanza kugisha inama muganga cyangwa inzobere mu mirire mbere yo guhindura uburyo wari usanzwe urya. Muri make rero, igitoki ni kimwe mu mbuto zifitiye umubiri akamaro gakomeye. Gishobora gufasha igogorwa ry'ibiryo gukora neza, kikongera imbaraga z'umubiri, kigafasha amagufa gukomera, kikagira uruhare mu kugabanya cyangwa kongera ibiro bitewe n'uburyo gikoreshwa. Kirinda impyiko n'umutima, kandi iyo kiriwe mu rugero rukwiriye gishobora no kuribwa n'abantu barwaye diyabete, cyane cyane iyo bahisemo ibitoki bitarashya cyane. Ariko kandi ni ngombwa kwibuka ko kurya igitoki bidasimbura ubuvuzi cyangwa inama za muganga. Igitoki ni kimwe mu biribwa bishobora gufasha kubungabunga ubuzima, ariko ubuzima bwiza buboneka iyo umuntu afata indyo yuzuye, akanywa amazi ahagije, agakora imyitozo ngororamubiri, kandi akagira n'izindi ngeso nziza. Nshuti zanjye rero, nizeye ko muri iyi video harimo ubumenyi bushya mwungukiyemo ku bijyanye n'igitoki n'akamaro kacyo ku buzima bwacu. Niba rero iyi video yagufashije, ndagusaba kuyikandaho ukanda like kugira ngo igere no ku bandi bantu benshi. Niba rero utarakanda subscribe kuri iyi channel, kanda subscribe, hanyuma unakande no kunzogera kugira ngo ujye ubona n'izindi video zose nshya tugenda dushyiraho umunsi ku munsi. Kandi niba hari umuntu mu muryango wawe, inshuti yawe cyangwa se mugenzi wawe ushobora kungukirwa n'aya makuru, musangize iyi video kugira ngo nawe ayirebe. Mwakoze cyane rero kuba mwafashe umwanya mukareba iyi video kugeza aka kanya. Nk'uko igitoki gifitiye umubiri akamaro, hari n'urundi rubuto rwitwa kiwi rufite inyungu nyinshi cyane ku buzima. Kiwi ni urubuto ruto rufite intungamubiri nyinshi zifasha umubiri gukora neza, kugira ubudahangarwa, gufasha umutima, amara n'izindi ngingo zitandukanye. Niba ushaka rero kumenya byinshi ku nyungu za kiwi n'impamvu ari byiza kurya urubuto rwa kiwi, ndagushishikariza gukurikira indi video nzashyiraho ivuga kuri kiwi. Nizeye neza ko uzakuramo andi makuru menshi azagufasha kurushaho kwita ku buzima bwawe. Murakoze cyane kubana nanjye uyu munsi. Mukomeze kwiyitaho, mukomeze kwiga ibintu bishya buri munsi, kandi mukomeze gufata ingamba zo kubungabunga ubuzima bwanyu, kuko ubuzima bwiza ari ryo shingiro ry'ibindi byose. Twongere rero guhura mu yindi video ikurikira. Murakoze cyane.